Haleluya. Ndabasuhuje ndabaramukije mu izina rya Yesu, Mana y'imbabazi, Mana y'amahoro, ibane namwe mwese. Nifuje kuganira namwe ku ijambo ry'Imana, ariko ndashaka kubanza kubabwira akantu gatoya. Amazina yanjye bayababwiye, nitwa Odette Kandama. Ndashaka kubabwira akantu gato mbere yuko nkomeza. Mu minsi yashize, ni ukuvuga mu kwezi kwashize, hari 23 z'ukwezi kwa 9, twari twicaye dusengera uyu murimo w'Imana, twarimo twinginga Imana tuyibwira ngo iduhe ijambo ryo kuzavuga. Turasenga Imana, dusenga umwanya utari mutoya rwose, ariko kuko twasengeraga ijambo, tugeze hagati dusenga amasengesho arimbanije, numva muri jyewe hajemo amagambo avuga ubwami bw'Imana. Muraza kumva gusobanukirwa impamvu mvuze ibi bintu. Noneho amagambo anjemo numvise abaye menshi, mpita mpagarika amasengesho gatoya, hanyuma ndagenda njya gushaka ikintu nandikaho ibintu byari bindimo. Ndagenda ndandika, ariko mbere yuko nandika nashatse urupapuro sinarubona, cyakora mbona ikaramu iruhande rwanjye. Nuko mbuze ikintu nandikaho, naje kureba ku ruhande ku meza, nkabona akantu gatoya k'agapapuro nari navanye muri Supermarché, n'akantu k'agafagitire batanga muri Supermarché, ariko ako gapapuro murabizi bandika uruhande rumwe, nakangaka bandika uruhande rumwe nirwo rwanditseho. Noneho mpita mpindura inyuma, hari umwanya, maze mpita mfata ya karamu nandika ibyari bindimo. Ndangije kwandika ngasubiza hahandi, nisubirira mu masengesho nkuko twarimo dusenga na mwene data. Sinzi nibo twari kumwe dusenga yarabonye ikimbayeho, ariko nuko byagenze. Nuko ukwezi kurashira, icyo cyumweru kirashira, igikurikiye icyumweru cyakurikiye icyo, hanyuma ranchawa kuko nyikurikirana nkuko bisanzwe buri munsi. Hariho akaudio kigeze gatambuka, harimo gushima Imana. Icyo gihe twarimo dushima Imana ku ikoranabuhanga ryaje. Hanyuma rero nashimye Imana, nshima Imana yuko giye ikoranabuhanga ndibaho, ndijyaho, nkurikirana, kandi ko nabaye umukirisitu wa Nyarugenge. Ni kubw'iyo mpamvu rero nahise ngenda muri icyo cyumweru nkurikirana rancho nkuko bisanzwe. Numva umukozi w'Imana arimo arigisha umwifato cyangwa imyifatire y'umwigisha nyakuri, yigisha iminsi 3 yabanje y'icyumweru. Noneho icyantangaje nenda kubabwira, ku wa 4 haba haje umwigisha mushyashya, yari umukozi w'Imana mwarimu Jean Paul. Noneho ahagurutse agiye kuvuga, aravuga ati jewe numva nshaka kuvuga amagambo y'ubwami bw'Imana, gushaka ubwami bw'Imana. Neho rero ndatangara, sinzi niba byari byakubaho kuba uri kumwe n'umuntu yajya kwigisha kumva avuze sije yari kurimo, hanyuma kandi warangiza noneho igitangaje agasoma imirongo imwe. Imana idufashe, numva ni imirongo imwe, numva ni sije, ni titiri imwe. Ndatangara, ntangarira Imana. Noneho ndasenga Imana ngo mpindure, ndasenga Imana, ariko biranga. Ubutumwa bw'ubwami bw'Imana nibwo butumwa bundimo, nibwo nshaka kuvuga. Ahari Imana irashaka ko tubwumva cyane yuko ubu butumwa bw'ubwami aribwo dukwiriye kuvuga. Tubuvuge none, tubuvuge ejo, n'abazaza n'abazakurikiraho, twese tuvuga ubutumwa bw'ubwami bw'Imana. Imana ishimwe. Hari impamvu y'ibyo rero, ahubwo mu nkundire tubyakirana imitima ishima, tubyakirana imitima ikunda, kugira ngo turusheho kumenya no gusobanukirwa icyo Imana idushakaho. Munyemerere rero dusome amagambo y'Imana ari mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice 6, umurongo waho turahera kuri 31 tugeze kuri 33. Matayo 6:31 kugera kuri 33. Anditswe ngo nuko ntimukiganyire mugira ngo tuzarya iki, cyangwa ngo tuzanywa iki, cyangwa ngo tuzambara iki, kuko ibyo byose abapagani babishaka, kandi si uwo mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. Ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Imana idufashe. Turahindura gatoya muri icyo gitabo, dusome ibice byaho, noneho 11 dusome umurongo waho wa 29.
ibice 11 umurongo wa 29. handitswe ngo mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Imana ishimwe. ndashaka kuvuga ubutumwa bw'ubwami bw'Imana, nibwo bundimo, nibwo bunyuzuye. Nubwo dusomye duhereye ku murongo wa 31, ariko umutwe w'amagambo ndashaka kuvuga uriya wa 33 havuga gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo bindi byose tuzabyongererwa. Imana idufashe. Hanyuma twasomye rero ko dukwiye kwigana Yesu, tukemera kuba abagaragu be, tukamwigana akaba ari we twigeraho. Niko twasomye mu bice 11, ubutumwa bw'ubwami bw'Imana. Dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi bizaza, ibindi ni inyongera. Imana idufashe. Ubwami ni iki? Ubwami naho umwami nyine ayoboye. Bavuze ngo ubwami bw'Imana naho Imana yuzuriza ububasha bwayo cyangwa ubuhambare bwayo, naho Imana ibwuzuriza, naho Imana ibukorera. Ubwami bw'Imana ubisobanura ntabwo byoroshye, ariko mu byumve ko naho Imana ikorera, naho Imana yisanzurira, naho Imana isohoreza ibyo yagambiriye byose. Turi kumva ubu butumwa bw'ubwami. Imana idufashe muri twebwe ntihagire abamera nka Herode. Bibiliya yambwiye umugabo bita Herode abanyabwenge baje kumubwira uburyo basobanukiwe bakamenya ko hari umwami wavutse mu gihugu cye. Herode ahagaritse umutima, abana b'imyaka 2 babigenderamo, acishirije akagereranya. Icyo gihe yarabwiriwe, yaramenyeye yuko umwami yavutse mu gihugu cye. Abana b'imyaka 2 bagenderamo kuko yagize ubwoba ngo haje umwami uzamusimbura. Ubutumwa bw'ubwami, ubwami bw'Imana, Paulo yabyanditse mu Baroma ibice byaho 14, yandika umurongo waho wa 17. Aravuga ngo ubwami bw'Imana ntabwo ari ubwo kurya, si ubwo kunywa, aravuga ngo nubwo gukiranuka, ngo nubwo amahoro, ngo no kwishimira mu mwuka. Haleluya. Rero ubwami bw'Imana turi kuvuga ntagire uwo buhagarika umutima nkuko Herode yawuhagaritse. Ubwami bw'Imana yo bwaje, aho buri haba amahoro, aho buri haratekana. Yesu yigeze abivuga mu bice bya Yohana 18 umurongo wa 36, aravuga ngo kuko ubwami bwanjye atari ubw'iyisi. Rero ni ubwami bw'amahoro, ni ubwami bwo gukiranuka, ni ubwami bwo kwishimira mu mwuka, ubwami bw'Imana. Rero impamvu turimo tubuvuga, impamvu buduhata, impamvu tugomba kuvuga ubu bwami bw'Imana, hari impamvu. Yohana umubatiza nibwo yahereyeho, wategurizaga Yesu kuzaza, na Yesu aje arabukomeza, intumwa zirabukomeza, natwe dukomerezeho. Haleluya. Imana ishimwe. Ndashaka yewe kuvuga impamvu nyine, nizo impamvu zituma aribwo dukwiriye kuvuga bwonyine. Ndavuga impamvu zigera nko kuri 7 cyangwa 8 zituma ubutumwa bw'ubwami bw'Imana aribwo bwonyine dukwiye kuvuga. Tugenda twicaye, dusinziriye tuburote, turya tubutekereze, aho turi dutekereze ubutumwa bw'ubwami bw'Imana. Abari bwo buturazi ishinga, nibashaka bazabutwitirire, dore ko icyo umuntu akunda kuvuga cyane ari cyo bamwitirira. Hari wavuga, umuntu yabuvuga yamara kuba gutese nta kindi avuga, nta kindi agira. Mbese ni ubutumwa bw'itangirwa, abantu batangira bw'abatangizi. Umva, Bibiliya yaratubwiye ngo byose byarumviswe, wigisigaye nuko twubaha Imana tukitondera amategeko yayo. Byose byarumviswe, nta bishya tuzana, nibyo twigiye kuri Kristo, nibyo twigiye kubatubanjirije, byose byarumviswe. Ibyo twumvise rero tubihuguzanye, tubibwirane, dukora ibyo twategetswe gukora, dukora ibyo twigiye kuri Kristo dukwiriye kwigiraho, kugira ngo haleluya, 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 tubashe kubaha Imana uko aribyo bikwiriye umuntu wese. Impamvu 7 cyangwa 8 zituma dukwiye kuvuga no kwamamaza ubwami bw'Imana.
hanyuma niturangiza kuvuga izi mpamvu ndaza kubabwira umwifato nabonye ibwami nituba dufite akanya hanyuma turangize. Impamvu ya mbere ituma dukwiye kuvuga ubu bwami bw'Imana tukabwamamaza nuko Yesu Kristo umwana w'Imana uwatwitangiye twese, uwo tumaze gusoma ngo dukwiye kumwigiraho, yaje ari bwo bwonyine avuga. Niyo impression ya mbere yatanze. Nawe urabizi impression ya mbere umuntu aguha iyo muhuye, ukuntu ikugiraho agaciro, ukuntu ituma umenya umuntu, ukuntu ituma umenya ibyo akunda, ibyo yitaho, nuko muzabana nawe. Yesu impression ya mbere yahaye abantu uko yiyerekanye, yaje avuga ubutumwa bw'ubwami bw'Imana. Imana ishimwe. Matayo ibice 4 umurongo waho wa 17 haravuga ngo Yesu ahera ubwo atangira kwigisha avuga ngo mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Yesu nibwo yahereyeho, Yesu nibwo yigishije, ubwo twahamagariwe kumwigiraho natwe abari bwo tuvuga. Impamvu ya kabiri, ubutumwa bw'ubwami bw'Imana, impamvu dukwiye kubushaka no kubuharanira, ubwo butumwa bubangamira Satani, nibwo bwonyine bubangamira Satani. Ubundi iyo umuntu agiye muri ubu bwami, ubundi iyo umuntu yakiriye ubu bwami, abashoje urugamba mu bwami bwa Satani. Satani ni umugome, arabwanga kandi afite impamvu yo kubwanga. Satani yabubayemo, azi ibyiza by'ubwami, azi uko azi ingororano z'abazaba mu bwami, ariko yarabuhombye, baramwirukanyemo kubwo gukiranirwa, kubwo kwishyira hejuru. Intego ya Satani rero ni ukugira ngo ubwo yabubuze natwe tuzabubure, ariko Yesu yaratsinze Satani, tuzamunesha mu izina rya Yesu. Ibuye ryagaragaye ntabwo riba rikisha isuka. Imana ishimwe. Satani arabwanga. Satani ntazishimira kuvuga ubutumwa bw'ubwami bw'Imana. Satani ntazishimira na rimwe ko wumva ubutumwa bw'ubwami bw'Imana, azabirwanya. Ntabwo Satani bizamubangamira kuvuga ubutumwa bwo gukira indwara. Satani ntabwo abangamirwa y'umuntu akiza indwara mu mubiri, kuko umuntu abasha gukira mu mubiri ariko mu mutima nta bwami burimo. Imana idufashe. Satani ntazabangamirwa nuko bakubwiye ubutumwa bw'ibitangaza, nuko bakubwiye ubukire no kubona imigisha yindi yose uko bajya babivuga, kuko ubasha gukira, ubasha gutunga, ariko udatunze Imana nta mutekano, nta mahoro bizaguha. Niyo mpamvu Yesu yabwiye abigishwa be muri Luka ibice 12 umurongo wa 15 arababwira ngo mwitonde kandi mwirinde kwifuza kose. Ubugingo bw'umuntu ntibuva mu bwinshi bw'ibintu atunze. Imana idufashe. Ibyo twamaranira, ibyo twakwifuza, iby'imigisha, Satani yashaka kubishaka uko ntabwo bitanga amahoro. Wakira mu mubiri. Abantu benshi bafite ubukire, abantu benshi bafite amamodoka, hariho n'abafite amajeti privé, aho mba barahari, ariko umuntu akarara adasinziriye. Ariko nyamara ubwami bw'Imana ubwo buzana amahoro mu mutima. Imana ishimwe. Rero dukwiye kubuvuga. Impamvu ya kabiri nuko Satani abwanga, ariko twebwe tubuvuge. Bibiliya rero iratubwira, usome muri Matayo 13 umurongo wa 19 wumve kuntu Satani abwanga. Aravuga ngo uwumva wese ijambo ry'ubwami ntarimenye, umubi araza agasahura ikibibwe mu mutima we. Ukibwumva ubutumwa bw'ubwami noneho ntubusobanukirwe, Satani aza yihuta akabyungukiramo, agaprofitiraho, akabukuramo, agakuramo ikibibwe. Imana idufashe tumurwanye dushikamye, nawe azaduhunga. Impamvu ya gatatu dukwiye kuvuga ubutumwa bw'ubwami bw'Imana, akaba ari bwo tuvuga Yesu muri ministeri ye y'imyaka 3 n'igice, iminsi yose akiri mu isi, nibwo butumwa bwonyine yavuze. Bibiliya itubwira ko yagendaga mu masinagogi, yagendaga mu nzira, nta kindi kimuraje ishinga, avuga ubutumwa bw'ubwami bw'Imana. Isomye Matayo ibice 13 guhera hejuru kugera hasi, Yesu yavuze ubutumwa bw'ubwami bw'Imana. Muri icyo gice yahaciye imigani igera kuri 7 kandi yose avuga ubutumwa bw'ubwami bw'Imana. Nibwo Yesu yamamaje ministeri ye. Kandi nyamara yarinze arangiza ministeri hari abatari babwumva. Niba twigira kuri Yesu, niba ari we dukwiye kwigiraho, dukwiye kuvuga ubutumwa bw'ubwami bw'Imana, kuko Yesu nibwo bwamuraje ishinga imyaka 3 n'igice yose yamaze akora iyi ministeri. Imana ibaha umugisha cyane. Impamvu ya kane dukwiye kuba ubutumwa bw'ubwami ari bwo tuvuga, tukabwitaho tutaruhutse ku manywa na nijoro.
Yesu yabwiye abigishwa be ngo nimusenga bari bwo bwonyine muzajya musaba. Uzabisoma muri icyo gice n'ubundi twasomye cya 6. Yesu ari kwigisha abigishwa be gusenga. 6 uhereye ku 9 ukagera ku 10 yabwiye abigishwa arabwira ngo nimusenga mujye musenga mutya ngo muvuge ngo data wa twese uri mu ijuru, ubwami bwawe data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubawe, ubwami bwawe buze. Haleluya. Arababwira ngo nimusenga ntihakagire ikindi kintu mubanza, mujye mubanza ubwami bw'Imana. Rero ubwami bw'Imana, Imana ishaka ko tuyihamagara, ishaka ko duhamagara ubwami bwayo muri twebwe. Ntabwo Imana ijya yivanga mu byacu, ntabwo Yesu yakwivanga mu bintu byawe, ashaka ko umuhamagara ukamutumira. Haleluya, haleluya. Ukamutumira. Bibiliya yaratubwiye mu byahishuwe ibice 3 umurongo waho wa 20 haravuga ngo dore mpagaze ku rugi, umuntu niyumva ijwi ryanjye akaryumva yarangiza agakingura, nzinjiriwe dusangire. Ni ukuvuga ko nataryumva azaba bihombeyemo, ntabwo azakingura, cyangwa se abasha no kuryumva ariko ntakingure, ariko uryumvise agakingura, ubwami bw'Imana burinjira. Reka dusaba ubwami bw'Imana aba ari bwo dusaba, ko Yesu yavuze ngo tumwigireho. Wowe yuri gusaba usaba iki? Wowe yuri gusenga usengera iki? Imana idufashe. Mureke dusabe ngo ubwami bw'Imana buze. Ubwami bw'Imana buze mu mitima yacu, ubwami bw'Imana buze mu mirimo yacu ya buri munsi, ubwami bw'Imana ngwino Mana, ubwami bwawe buze muri couple yanjye. Dore impamvu couple zirimo zisenyuka, nta bwami bw'Imana twahamagayemo, nta bwami bw'Imana bwahamagawe muri ziriya couple. Kuko aho ubwami bw'Imana bwaje ni ukuvuga ngo urabureka nyine bugategeka, kandi ubwami bw'Imana bwaje ntabwo bwakunda, ntabwo bwanezezwa nuko mariage y'umuntu yasenyuka, kandi Imana ariyo yatangije mariage. Mureke duhamagara ubwami bw'Imana mu ngo zacu, duhamagara ubwami bw'Imana mu miryango yacu, muri couple zacu, mu mirimo yacu aho turi. Dore impamvu udakiranuka mu bucuruzi bwawe, nuko utahamagaye Imana ngo yinjire mu bucuruzi bwawe. Imana idufashe, Imana iturengere, nidusenga tuvuge ngo ubwami bwawe buze. Haleluya. Impamvu ya 5 dukwiye kuvuga ubu butumwa bw'ubwami bw'Imana tutaruhutse, tudacogoye, tutitaye ku bizakurikiraho, nuko ubu butumwa Yesu nibwo yategetse abigishwa be kwamamaza. Yarababwiye ngo mwamamaze ubwami bw'Imana, nta kindi yababwiye kwamamaza uretse ubutumwa bw'ubwami bw'Imana. Iyo usomye muri Matayo ibice 10 kuva kuri 7 kugera ku 8 haravuga ngo nimugende mwigisha muti ubwami bwo mu ijuru buri hafi, mukiza abarwayi, muzura abapfuye, mukiza ababembe, mwirukana abadayimoni. Ahasoza haravuga ngo mwaherewe ubusa cyangwa mwaherewe ubuntu, namwe mujye mutangira ubundi. Haleluya. Imana idufashe, Imana iturengere, Imana y'imbabazi ibane na buri wese wo muri twebwe. Twaherewe ubuntu, natwe abari bwo dutangira. Yesu ubu butumwa bw'ubwami nibwo yabwiye abigishwa be, arababwira ngo abari bwo muvuga, abari bwo mwamamaza ku manywa na nijoro, mwamamaza ubutumwa bw'ubwami bw'Imana. Haleluya. Arababwira ngo nimugende mubwire abantu ko ubwami bw'Imana buri hafi, mubwire abantu yuko bakwiriye kwihana bagahindukira, ubwami bw'Imana buri hafi. Haleluya. Ngo hanyuma nimumara kubabwira ubwami mubereke ko umuntu wakiriye ubwo bwami gukira indwara bishoboka. Yesu ntiyavuze ngo tuvuge ubutumwa bwo gukora ibitangaza, Yesu ntiyavuze ngo tuvuge ubutumwa bwo guhagurutsa ibirema. Hoya, Yesu yaravuze ngo tuvuge ubutumwa bwo bwami bw'Imana, tuvuge ngo ubwami bw'Imana buri hafi, tuvuge ngo Yesu araje guhemba no guhana. Yesu umwizeye niwe wenyine uzajya mu gihugu cy'ijuru, ubwami bw'Imana bari bwo mwamamaza. Haleluya. Yesu ntiyigeze avuga ubutumwa bw'ibitangaza na rimwe, Yesu ntiyigeze avuga ubutumwa bwo gukiza indwara na rimwe, ahubwo yabwirizaga ubwami bw'Imana, noneho akamanifesta ko gukira gushoboka mu bwami bw'Imana. N'abigishwa rero yarababwiye ngo mugende muvuge ubwami bw'Imana, noneho nimurangiza mwerekane ko muri ubwo bwami uwabwakiriye, uwizeye Kristo abasha gukira indwara.
Imana ishimwe. Bibiliya igitubwira ko hariho ibimenyetso bizagendana n'abakiriye ubwo bwami, bizagendana n'abizeye Kristo bakiriye ubwo bwami. Yaravuze ngo abantu bakiriye ubwo bwami bakizera ngo bazaramburira ibiganza ku barwayi bakire, ngo bazirukana abadayimoni mu izina rya Kristo. Aravuga ngo kandi abo bantu bizeye, abo bantu bakiriye ubwami, nibarya ikica ntacyo kizabatwara, ngo kandi bazakandagira inzoka na sikorupiyo. Ibyo ngibyo ni ibimenyetso bizagendana n'abakiriye ubwami, ibyo ngibyo ni ibimenyetso bizagendana n'abakiriye Kristo. Ariko aravuga ngo mubwirize ubutumwa bw'ubwami bw'Imana, abari bwo mwamamaza, abari bwo mukwize, aho mujya hose, aho mugenda hose, mukwize mwamamaze ubutumwa bw'ubwami bw'Imana. Wowe urimo uramamaza iki? Wowe urimo uravuga iki ko Yesu yatubwiye akadusigira umurimo wo kwamamaza ubwami bwe? Uri kwamamaza iki? Ahasoza twasomye ngo mwaherewe ubuntu namwe mujye mutangira ubundi. Munkundire mvuge aka kantu. Abantu muri kino gihe bahagurukijwe no gusaba ibiciro, no gusaba ibiguzi. Nsengera mukozi w'Imana, sengera mwene data, undati urarihaya ni mu biciro. Ariko Yesu yaravuze ngo mwaherewe ubuntu namwe mutangire ubundi. Imana idufashe. Byabaye ibiciro. Imana itubabarire cyane. Niba hari unyumva yakoraga ibyo bintu, amenye yuko twaherewe ubuntu, tugomba gutangira ubundi. Niba hariho ukora ibi bintu, yibuke ko Bibiliya ivuga ibintu bijyanye no kwaka ibiciro, ibintu bijyanye no kwaka ibiguzi. Uzajye mu gitabo cy'Abami ba kabiri, hari aho bavuga inkuru z'umuntu bita Namani wakize ibibembe. Elisa musengeye Imana. Mu Bami ba kabiri birimo mu bice byaho 5 murongo wa 15 kugera kwa 16. Namani amaze gukira ibibembe yazaniye impano Elisa. Elisa aramubwira ati nkubwije ukuri nta kintu cyawe na kimwe nakira. Kandi we yari yamaze gukira, yarabizanye nk'impano. Ariko muri kino gihe ho ni ibiciro nta n'icyo wari wakora. Sinzi niba ibyo biciro y'umuntu amaze no kubyakira gusenga abakigiyeyo. Ariko Elisa aravuga ngo ibiciro byawe ntabyo nkeneye, nta kintu cyawe nakira. Uzasoma ibya Namani muri icyo gice. Imana idufashe cyane. Namani byamubayeho ibya Gehazi. Muri icyo gice bavugamo ibya Gehazi wari umugaragu wa Elisa. Gehazi amaze kubona Elisa yanze ibiguzi, yakurikiranye Namani. Namani amuha ibiguzi. Gehazi abikurikirana atabiruhiye, ntacyo yabikoreye. Ameze nkawe ubwira abantu ngo ibiguzi kandi ntacyo wari wakora. Yesu adufashe. Ibiguzi Namani Gehazi abikurikirana nta kintu yabikoreye, ntacyo yakoze. Arangije barabimuha. Ariko igihano cyakurikiyeho, mukozi w'Imana Elisa aramubwira ati warihe, wakoze ibiki? Kubw'icyo wakoze ibibembe bya Namani, yewe Gehazi, ibibembe bya Namani bizakomaho wowe n'urubyaro rwawe. Inshuti zanjye, uru rubyaro rwazize iki? Inshuti zanjye, aba bana bazize iki ko batari bahari? Mureke dukiranuke, dukore ibyo gukiranuka kugira ngo nabazadukurikiraho bazaragwa umugisha w'Imana, bazaragwa ibyiza, bazagubwe neza. Imana idufashe. Twaherewe ubuntu dutangira ubundi. Nasomye muri Matayo harambwira mu bice 21 murongo wa 43, ni Yesu waganirizaga abantu ari kubabwira uburyo hariho abagaragu bimye shebuje imbuto z'uruzabibu. Ntabwo nzisubiramo, ariko uwo murongo wa nyuma aravuze tumva ndababwiza ukuri yuko, nicyo gitumye mbabwira yuko ubwami bw'Imana muzabunyagwa bugahabwa ishyanga ryera imbuto zabwo. Niba gukiranuka muri ubu bwami ngo dutangire ubuntu nkuko twaherewe ubuntu, ngo twamamaze ubu bwami dutangira ubuntu nkuko Yesu yaduhereye ubuntu, tukajya kwaka ibiguzi tukabwitwaramo uko bidakwiye. Imana idufashe. Yesu arababwira ngo ndababwira ukuri, ubwami bw'Imana muzabwakwa buhabwa ishyanga rikiranuka ryera imbuto zabwo. Imana idufashe. Twari turi ku kintu cya 5, ku mpamvu ya 5 ituma dukwiye kwamamaza ubu bwami. Impamvu ya 6, ubu butumwa bw'ubwami bw'Imana dukwiye kubwamamaza tudahwema. Ubu butumwa nibwo
Yesu yabwiye abigishwa be iminsi yose 40. Yesu amaze kuzuka yiyeretse abigishwa iminsi 40, ariko ngo yababwiraga iki? Nta kindi yababwiraga. Yesu nta kindi cyari kimurimo. Haleluya. Bibiliya itubwira mu byakozwe n'intumwa igice cya 1 umurongo wa 3 ngo amaze kubabazwa ababonekera ari muzima, atanga ibimenyetso byinshi, ngo kandi agumya kubabonekera mu minsi 40 avuga iby'ubwami bw'Imana. Nta kindi Yesu yavuze amaze kuzuka, yabuhereyeho ababwira kubukomeza, anyuma arapfa arazuka. Haleluya. Yamamaje ubutumwa Yesu muri ministeri ye, arabukomeza, apfa aribwo bumurimo, azuka aribwo azukanye ubu butumwa, abubwira intumwa ze iminsi 40, buri munsi ababwira iby'ubwami bw'Imana iminsi 40 yose. Nshuti zanjye, wowe uri kuvuga iki koko? Nubuhe butumwa? Ni gutumeze ko Yesu yatubwiye ngo tumwegereho. Imana idufashe. Impamvu ya 7, ubu butumwa Yesu yatubwiye yuko aribwo dukwiriye gushaka mbere y'ibindi byose. Niwo mutwe w'amagambo yacu. Yesu yaravuze ngo aba aribwo dushaka kuruta ibindi byose. Yesu ni ubwo bwonyine yahatiye, yakanguriye wowe nanjye gushaka no gushakisha. Aravuga ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana, mubanze mushake gukiranuka kw'Imana, ibindi byose mwasonzera, mwakwifuza, muzabibona ku buntu, bizaza byiyongereyeho. Niwo mugisha wonyine kwakira ubwami bw'Imana. Ndahangaha kuri iki gice natekereje umugabo bita Masiro. Mutekereza mu byifuzo 5 yavuze, bavuga ngo ni les 5 besoins de Masiro. Ngeze kuri aya magambo ndimo nyasoma, narabitekereje. Uyu mugabo witwa Masiro we yavuze ibyifuzo umuntu agira abicamwe ibice 5. Avuga ko ibya mbere by'ibanze cyangwa primaire cyangwa physiologique ari ukurya no kunywa no kwambara, kugira huba, guhumeka, ibya mbere bibanza. Ibya kabiri abyita ngo ni besoin cyangwa ni ibyifuzo by'umutekano. Iyo umaze kurya kugubwa neza wumva ukeneye umutekano. Ibya gatatu abyita ngo ni ibyifuzo cyangwa besoin social. Iyo umaze kurya ukaba ufite umutekano wumva noneho ushaka ukeneye kubana n'abandi. Noneho ibikurikiyeho aravuga ibya 4 abyita ngo ni besoin d'estime cyangwa ibyifuzo byo kumva ukeneye kubaho. Wariye, ufite umutekano, uri kumwe n'abandi, urabana nabo, noneho urumva ukeneye kuba. Ibya nyuma abyita ngo ni besoin de réalisation cyangwa d'accomplissement. Noneho wageze hejuru aho upanga imishinga, aho ushobora gukora gahunda, ibintu nk'ibyo. Ariko ngeze kwa aya magambo ntekereza izi besoin cyangwa ibi byifuzo Masiro yabonye hasi, yavuze ko ari byo biri hasi bibanza, intambwe ya mbere. Aravuga ngo no kurya no kunywa. Ariko Yesu atandukanye n'abantu. Imana ntireba nkuko tureba. Nasomye mu buhanuzi bwa Yesaya. Yesaya yanditse mu bice 48 umurongo wa 17. Aravuga ngo Uwiteka, ndetse n'Imana yavugiraga nyine muri Yesaya, iravuga ngo ni jewe Uwiteka, Imana imenya ibibagirira umumaro. Imana ni Imana yacu imenya ibitugirira umumaro. Yesu rero ntabwo yatekereje nka Masiro, atandukanye n'abantu. Imana itandukanye n'abantu. Yesu waravuga ngo ibyo mukwiriye mbere na mbere si ibyo kurya, besoin zanyu primaire, besoin zanyu physiologique, no kubanza gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Uyu ubufite byose. Iyo ufite ubwami bw'Imana muri wowe uba ufite umugisha. Imana ishimwe. Mu bwami bw'Imana harimo umugisha, ariko ikinyuranyo ntabwo mu kinyuranyo ntabwo ari byo neza. Ni gute mbisobanura? Ni ukuvuga dans le royaume de Dieu il y a les bénédictions, ariko muri benediction ntabwo ari necessairement ko ushobora kubona mu bwami bw'Imana. Tubanze dushaka ubwami bw'Imana, aba ari bwo tubanza. Haleluya. Aba ari cyo kiba icyambere. Yesu abatizwa, nabisomye muri Mateyo 3:17. Yesu abatizwa ngo ijwi ryavugiye mu ijuru, umwuka wera w'Imana ngo yamumanukiyeho mu ishusho y'inuma, maze ijwi rivugira mu ijuru riravuga ngo nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira, mujye mumwumvira mumwubahe. Mu Gifaransa bavuga ngo ni mon fils bien-aimé, voici mon fils bien-aimé en qui
j'ai mis toute mon affection. Ijambo ryitwa toute narisurinyeho. No kuvuga muri Yesu, Dieu a mis tout. Imana yasize byose muri Yesu. Nsomye mu Bakolosayi ibice 2 umurongo waho wa 3 harambwiye ngo muri we uwo Yesu ngo nimo ubwenge n'ubuhanga byahishwe. Haleluya. Ni nko kuvuga ko Imana yafashe ibyo twakwifuza matériellement, physiquement, financièrement, ibyo twakwifuza byose ibishyira mu mwana wayo Yesu Kristo. Haleluya. Irangije iramuduha. Iyo tumwakiriye tuba twakiriye ubwami bw'Imana kandi tuba twakiriye ibanze rya byose. Imana ishimwe. Narindi ku kintu cya 7 cy'impamvu ya 7 tubasha cyangwa tugomba cyangwa dukwiriye kubwo butumwa bw'Imana ari bwo bwonyene twamamaza. Impamvu ya nyuma ntari butindeho ya 8 mu ubwami bw'Imana nibwo bwami butazahanguka, nibwo bwami butazashira. Iki nta kintu nibukivugaho cyane, nitubona akanya tuzakivuga dusoza, ariko nibwo bwami butazahanguka ubwo Kristo azaza aje kwima ingoma. Imana ibaha umugisha. Murumva ko dufite impamvu zo kuvuga ubuhamya, dufite impamvu zo kuvuga ibyo twaronkeye muri ubu bwami, dufite impamvu zo kubwamamaza ku manywa na nijoro. Nibashaka bazabutwitirire, nibashaka bazavuge ko nta kindi tugira cyo kuvuga, ariko nibwo bwami kandi dufite aho tubyigira, dufite aho twabikuye. Hari impamvu, izi impamvu zose nizo tuvuze. Dukwiye kutavuga ikindi kintu uretse ubutumwa bw'ubwami bw'Imana. Imana ibaha umugisha. Reka rero turebe umwifato ubibwami. Ibwami nahabonye umwami nyine. Uyu mwami akaba ari we nyiri byose. Uyu mwami akaba ari utegeka byose bihari. Mu bwami niwe nyirabyo. No mu bwami bw'Imana bwa Kristo turimo, Imana niyo nyiri byose. Twebwe turubaha, twebwe turumvira, ariko Imana niyo itanga amategeko. Muri ubu bwami tugenda tuyoborwa no kumvira. Bibiliya yarambwiye mu gitabo cy'Abakorinto ngo tugenda, ngo ntabwo tugenda tuyoborwa n'ibyo tureba muri ubu bwami, ahubwo tuyoborwa n'ibyo twizera. Imana ihabwa icyubahiro. Umwami ni utegeka byose. Hari ukuntu Daniel yanditse. Daniel yaranditse mu bice 4 umurongo wa 32. Aravuga ngo niwe ufite imbaraga. Haleluya. Aravuga ngo niyo ikora ibyo ishaka ngo mu ngabo zo mu isi n'izo mu ijuru, ngo kandi nta ubasha kuyikoma mu nkokora, ngo nta n'uwayibaza ngo urakora iki. Imana muri ubu bwami niyo iri hejuru. Ikindi nabonye ibwami, ntabwo nabaye mu ngoma z'ubwami, ariko hari ibyo ndeba, hari ibyo nsoma, hari ibyo nitegereza mu histoire. Nabonye mw'ibikomangoma, ibikomangoma cyangwa se prince Héritier abaragwa. Igikomangoma nakibonye ibwami. Unkundire nkubwire imyifata 3 y'ibikomangoma hanyuma turangize. Igikomangoma nabonye kiba hafi ya se. Isaka mubwira ngo mwana wanjye bakora batya, burya amateka ameze gutya, burya byagenze gutya. Igikomangoma kiba hafi ya se. Kubera ko to utari cya gikomangoma kiba kizima ubwami, kiba kizicara kuri ya ntebe papa wabo wacyo atagihari, yarashaje, yaratanze. Kigomba kuganira na se, cyane ko abanyarwanda tubizi tuvuga ngo utaganiriye na se ntamenya icyo sekuru yasize avuze. None ko turabaragwa, tukaba turabaragwa b'ubwami, tuganira na data ryari? Tuganira na data kangahe? Ganira na data mu gusenga, ganira na data mu gusoma ijambo ry'Imana, ganira na data ushake mu maso ye umwegere. Yaratubwiye mu gitabo cya Yakobo ibice 4 umurongo wa 8 ko nitwegera Imana nayo izatwegera. Umwifato wa mbere igikomangoma cyegera se. Umwifato wa kabiri igikomangoma kiritanga, igikomangoma gikora ibishoboka byose, kirenganura abarengana, kugira ngo impamvu kiba gifite nukugira ngo hatazabaho umugayo ibwami. Kuri mu bwami bwa data ukora iki kugira ngo ubwami bwa so bwubahwe? Imana idufashe. Umwifato wa 3 nabonanye igikomangoma. Ibwami haba abantu babashinzwe kugitoza. Igikomangoma bamutoza kiri umwana, bamutoza kiri muto. Haleluya. Bakamutoza kurasana, bakamutoza kurwanisha inkota. None
wowe uri kwitoza mu biki? Bibiliya yarambwiye muri Timoteyo wa mbere 4:8 ngo kwitoza k'umubiri kugira umumaro muri bike, ariko kwitoza ko kubaha Imana kugira umumaro muri byose, ibya none n'iby'igihe kizaza. Itoze gusenga, itoze kwiyiriza ubusa. Ibwami barakora, ibwami nta bunebwe buhaba. Yesu yaravuze, aravuga ngo data kugeza ubu data arakora, nanjye ndakora, birakwiye. Yohana niko yanditse 5:17. Yesu aravuga ngo ndakora, data arakora, nanjye ndakora. Mu bwami barakora, mu bwami barakora. Kora, itoze kurasana muri ubu bwami turasana na Satani. Itoze wambara intwaro z'Imana. Abefeso 5 uhereye ku 10 kugera kuri 18. Itoze gusenga, itoze kwiyiriza ubusa, itoze kuvoma amazi ahagije, itoze. Haracyariho ahava akagezi Ezra yasengeyeho ari kuyoboza Imana inzira. Haracyariho Keriti yasigaye igihari kwa Eliya, handi hose hakamye. Ushobora kuvoma niba uri kunyumva uyu mwanya, niba ufite umugisha wo kumva iyi nyigisho, niba ufite umugisha wo gukurikirana izindi nyigisho zijya zihaca n'ahandi heza hameze nkaho, uracyafite umwanya wo kuvoma. Bibiliya yarambwiye mu Mubwiriza 9:4 ngo ugifatanya n'abazima wese ngo abagifite ibyiringiro. Voma, wirangara, witoze gukiranuka, kubera yuko uri mu bwami bwa data. Wegere so, uharanire kugira mu bwami bw'Imana butajyaho umugayo, kandi witoze kubaha Imana, witoze gukiranuka, witoze kuvoma. Hariho ibigota ubu twaragoswe, korona yatugose amezi agera hafi kuri 7. Ubu ntitwagoswe bidutunguye, ibigota bituruka hato na hato. Ariko reka twegere Imana, tuvome ibihagije kugira ngo tutazatembana. Imana ibaho umugisha. Rero ndagira ngo muri ubu bwami Kristo yadusigiye dusabe kugira ngo ubwami bw'Imana buze, dusabe kugira ngo Imana idufashe kubwamamaza, dusabe kugira ngo ubu bwami bw'Imana abe ari bwo bwonyine dushaka kurusha ibindi byose. Mana yacu nziza, turagushimye kubw'ijambo ryawe, turaguhendahenze ngo twemerere ubwami bwawe buze aho dutuye, buze mu bugingo bwacu, buze mu miryango yacu, buze mu mirimo yacu. Duha imbaraga zo kubushakana umwete kurusha uko dushaka izahabu, kandi utubashishe kubwamamaza, kuko dukwiye kwigira kuri Yesu wabwamamaje muri ministeri ye yose. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen.